previously on the hunt. ubona akazi ko nsigaranye n'umwana wacu no ese kunzara atageze ninjoro yahagereje mu gitondo den nawe ugahita mu rugo nako ntago nzahura ndi hano mbarinda wowe na Paulo sibyo wapfa kubera shut up nivugire wowe musko fashion arayitaye ikigo cyekere mwaso wari ukizi no umugore ma Oya ni muhumure hano nta muntu uzahamenya ahubwo se we ubizere na Yannick baracyaryamye kugeza saa 6 z'amanywa sha karenjya kubareba ntagiye nsanga baracyasinziriye Vai muziki turashize turapfuye habaye ikizi umva ubwo tuvugana mama wanyu na mama bari ku murongo bamenye ko turi kumwe twese Gakwerere Sonia Yego Koka bari hena bahungura Mama Nakuruma mushuranye nk'imisuri Mahagarare hari tuvugana Kagira ngo muri misuri igiye konera umupfakazi Ze mabuja kuri kuza witonganya ntawe utonganya hano habaye cyangwa muri inzu harimo umujura umva sha nshobora kuza nkagusora aho Ndaguhagarara hariya mu cyumweru kimwe cyonyine ngiye ibintu byabaye akavuyo ibintu mwabiteye hejuru inzu yabaye umusaka Mama mutwihangane rwose mutubabare kuba twarababeshye ngiye mvora cyane mutwihangane rwose twahimbye inyuma turababeshye gusa nyine nta kuri twari kubigenza mutubabarire Fiona nawe uri kunyumva ndakumva mama n'ibiki bijyambe murahagana kandi kubera mama nukuri utwihanganire gusa nago nzi ngo nahera he nkubwira mama nyumva neza mva wavuga ko twababeshye cyangwa aho turi mutahazi ndakubwiye ngo wigengese icyo kigabo cyitwa Bravo kirinde komeze kwigengesera uranyumva mama ati n'abana mwe ubundi n'ibiki bijyambe urambwira kwitondera Bravo kubera ati n'ibijyambere ko umva rero ababyeyi tubabwira ukuntu bimeze tubabwira aho turi ndetse n'impamvu duhari gusa ariko ibyo tugiye kubabwira mumbare mu byumve neza iyo tugiye kubabwira ntihazajye undi muntu mubibwira yemwe n'uzaza ababaza aho turi muzamubwire ko nta muganya muri kuduhiga mwatubuze sibyo hanyuma rero imwe ngiye kubabwira ntango byoroshye pe biragoye Reka amagambo yanyu cyo kuvuga ngo uzarya hehe ntago bakubyaye ngo mureri uri kunyumva neza uzirikane ko uhembwa wowe icyo turi buhanganireho ni kimwe mu cyumweru kimwe ninsanga umuceri ibiro byavuye uwasanga cya gitoki cyarahiriye muri stock kuko inyegera ndabizi ntabwo ikunda umuceri ntabwo ikunda igitoki ikunda umuceri kose mabuja ubu ngubu kubuzana igitoki tukakiryaho kabiri ngiye na Sonia urumva ari ibintu ushaka kumenya inshuro watetse Shaffy ava hasangaye akagaruka asangaye Pacifique ava hasangaye akagaruka asangaye ayo niyo makuru ngene menye uburyo mwatetsemo mabuja ngereka nkubwire rero ngiye nyaguhe neza urumva wenda usibye kubona Shaffy asohoka igipangu akongera akagifungura nkakimufungurira nako akongera akagisohoka gusa wenda Pacifique we nta kurya sibyo Pacifique wenda Pacifique we we yagiye gusura yanshite y'umunyamakuru wenda niwe yagiye niwe makuru mfite azaka arya kangahe hano kurya ndashaka kumenya uko muteka ngiye kangu Pacifique ararya nawe ngiye kanisobanurira mabuja
njyewe ndateka nkategura neza ya nimugoroba nkategura ya saa sita ntago nzi urya uza kuko njye nago mba ndi muri hanyuma usanga byashize mu masorori cyangwa babirimo usanga byashizemo sinakubwiye ko ari yinturi ariko menya mabuje ashonje zibawe Fiona nasize ugiye kuzana wenda ndashaka unsobanurire neza yaraje ntiyaje mabuje njye ndabyibuka neza uwo Fiona yarinjiye icyo gihe asohoka ari kurira sinzi ikibazo yarahuye nacyo sinzi ukuntu byari bigenze yasohotse yiruka ari kurira nimba hari habaye iki njye ntabwo mbizi pe ari kurira yasohotse ari kurira yinjiye nta kibazo ariko mbona asohotse ari kurira nanjye nabyibajijeho ndavuga ati uriya mukobwa abaye iki okay rekerayo umuntu bitugu mugende mumve imbere se urakata mu gikaro ujya hehe wanduriwe ukata ku marembo mama shoreranye umva Jacqueline umva wakabyara we nsabira Fiona imbabazi niba yaraje anga akagenda ababaye ntabwo ari njyewe ntabwo nari mpari Jacqueline umva wa mugore we urabizi neza ko kera tukiri abana twari inshuti ni nayo mpamvu nemeye kuma Fiona nkamureba ariko ibyo ntabwo biguha uburenganzira bwo kumutoteza ngo mutoteza oya Jacqueline ndashaka guhindura ibihe bya kera mbabarira pe ndashaka kubikosora ndashaka kubaho nawe nk'umwana na mama ndakwinginze hanyuma se uratangira bundi bushya gute umugabo wamugeze haba amwirukanka amutoteza ashaka kumwica ngo iki ariko ubundi ni ibiki umugabo wakora Fiona yabazi bituma ashaka kumwica koko Jacqueline ngo muhiga umva mada nimba nawe ubiri inyuma hagagira ikiba ku bana banjye nzemera ngere muri perezidanse urabyumva neza ariko namwe mu biryozwe uranankubye izina rya Yesu ikimuka cy'Imana wiki aramubye ku izina ry'Imana byagenze biteze habaye ikizi hey ese mani bro ko ndeba ibintu bigiye kugusaza neza neza uzi ko bigiye kuguhindura umusazi neza neza byitekereza nta nubwo nabyo ndakeka uri kuvuga ibya Flash
Bantu buryo ntaje kugusura. Nahindi shusho igaruka mu maso yawe. Mande kwitekereza ibihe byiza nagiranye n'umuhungu bwangereza. Muri ino nzu yawe. Eze mani burya wajya gora umbwira ngo hari umuntu uzagusura hano nawe yabagaririza shabro gusa hagati aho nyine continue to be sorry ko ndakeka we nawe umwe yari soulmate y'undi. Mani niyo mpamvu nazigera mbabarira papa. Buri gihe nuko mpora mbivuga. Ndabizi neza ariza nawe ntabwo azigera mbabarira aho ari hose. Zavugiye ubona ugakeka ko ari sinema, nugumana nanjye nzaguha nka bonema, nuba umwamikazi nzakubyaza ibikomangoma, kubaho utari si ukubeshya byandima inguma, nuba Juliet nzakubera Romeo, nuba Rosa Swetuja nzakubera Ja, nurahira kuba uwanjye nzaguha impeta, nkoranye n'urukundo isoko kuvoma ntikama, kugusigasira kuri njye niyo ntego, kugusigurira never sinanabikora, ndi mu rukundo birasa nka paradise, usana sunshine iwawa normalize, sinananeza size mudingi urimo wese. Babe, hari ikibazo rero maranye iminsi nshaka kubaza. Ikihe kibazo mwafite shani? Shashe rero njya nibaza ubundi hano haba kwande. Kumbi ni iki kibazo bashaka kumbaza? Yego. Sikora narabikubwiye. Oya nabyo wambwiye. Okay. Hano ni konshuti yanjye akadasohoka bamwita Fisto. Ni icyamamare mu binyamakuru arazwi cyane. Akora ikinyamakuru bita RTF. Fisto? Yeah. Wow. Ndumva muzi ariko ndumva muzi Fisto kabisa. Yego, ntabwo natamuzi ko ni cyangwa. Ndamuzi. Nese sheri ibaze no ukuri. Iminsi yose ishize kuki utambwiye ko Fisto ari inshuti yawe, igihe cyose gishize kuki utampuje nawe tumenyane, nyine mba nshaka kumenyana n'inshuti zawe. Ariko we ubwo uragira ngo urebe bakundwa. Sheri no wanjye se sheri ntabwo unyizera. No nandi gukina nandi kuganira. Sheri ndarakaye kandi urabizi ndizera sura ndabakundwa. Ndarakaye sheri ntabwo unyizera koko. Ndakwizera ahubwo wagira ngo nawe warabizi, nawe yajyaga kunsaba ko nyine yamenya umuntu uza hano uza kunsura. Ibaze gusa uyu munsi ari butahe kare, ari buze gutaha ari budusange hano, ariko shumwe gusa nyine sorry kandi nyine ibyo bihangana kuba tuzana inshuro nyinshi, twakabaye tujya mu rugo kandi ubizi ntabwo byakunda, cyangwa nyine tukajya ku nzu yanjye kandi ntabwo ari yuzura. Ndabizi sheri. Karenze nyine urabizi ko hoteli zaranani. Sheri wagiye kunseka. Ntukagire ikibazo sheri, ntukagire ikibazo. Sheri urabizi icya mbere ni uko dukundana. Rero ibindi byose ntukabyiteho, ndumva atari ingenzi cyane. Ibyo byo kuvuga ayo mahoteli arenze sheri biriya nta nubwo biba bikenewe cyane mu buzima. Yego nabyo aba ari ingenzi ariko nyine ntabwo twabishyira imbere cyane. Sheri turacyafite byinshi byo kuba twageraho, turacyafite proje nyinshi nyine, sibyo? Ibyo ntukabitekerezeho cyane, cyane nuko dukundana. Cyakunda cyane mu munyabwenge. Cyakora bro ndabyibuka niwo munsi wa mbere nari mbonyeho Liza, ariko nanone wabaye umunsi wa nyuma mubonye, kuko muri iyo minsi nibwo wahise umbwira inkuru mbi. Brother, ikibabaje
Niza yari atwite inda yanjye. Ako rero bro, nawe ntabwo ukwiye gukabya n'ukuri. Sinzi impamvu ukomeza kwishinja amakosa y'ibyabaye. Kandi nkeka ko nariza ahari nta kiba kwifuriza. Ndumva nta kibiriza yakwifuriza. Ahubwo icyo yifuza ni uko watera imbere, waba umugabo ugakora ikintu cya nyacyo, ugafata imyanzuro mizima. Bro, waba ufite amakuru y'imyaka bakatira umuntu wahishiriye icyaha cy'ubwicanyi? Ese bro, uwo ni wo mwanzuro se? So rero guys, njye mbaye ngiye mu rugo, Sonia yampamagaye ambwira ko Mary wanjye yahageze. Kumva rero ngomba kujyayo, nkashobora ko Mary wanjye nawe hari ikintu ashobora kuba yadufashaho. Byaba ari byo mana, byaba ari byo. Urumva mama wabaye ari ku ruhande rwacu na Pacifique nawe ubwawe. Bimwe byatuma bikarinda papa kuba yagira ikintu kibakora. Kuko nkeka ko nubwo yakwica, se yakwica umwana we, umugore we, abahungu be nyine akwica umuryango we muri rusange. Sinyako yabikora. Urumva rero byadufasha mwese duhuje imbaraga, mama akabyemera. Ariko we njyewe byizera avuze nibi, kuko mu mashafa ari ku ruhande rwacu byadufasha pe, kandi ni ukuri. Asemane wasanga muwazi ibijyanye n'akazi twakora, ugasanga urega ni uregera. Kosa yani mama niyo yaba ashyigikiye papa, niyo yabaze n'ikintu akora 100%. Sha bitewe n'ukuntu abonye asigaye akunda Fiona cyane, ntabwo ko ikintu kimwe cy'icyo pe yabikora. Nta kibazo Shaffy, ubwo uzatubwira ibijya mbere, dore niyo duhanze amaso. Shaffy nawe abikora yikorera Fiona, anabikorera twe inshuti ze. Gusa mureke dubisengere, tunasengere hamwe, tujya tubyibagirwa, kandi gusenga ni ingenzi muri byose. Nibyo. Umva mutware mwiza, wenda kwinginze kuri iyi nshuro, ndakwinginze ngwino mu rugo tuganire. Ntabwo nshaka kuvuga nabi kuri telefone pe, ndakwinginze.
ariko umva ngiye ibyo bintu uri kuvuga njye ntabyo nzi ubwo bugizi bwa nabi ntabwo nzi pe. Ntabwo nshaka kuvuga nabi nabikubwiye, sinshaka no kuvuga ibintu byinshi kuri telefone. Wasanga uri kumwe nabo mukorana ugasanga baravuze ngo ufite inshege y'umugore, kandi urabizi ko nkuba ndanitonda cyane. Ndakwinginze mbe no mu rugo. Okay ndazi sibyo, ariko kuri akanyambara nikora akazi kanjye. Reka noneho nanjye ngusabye ako kazi urimo naba uri guhiga kwica bubaretse ubihoreye uzubanza uganire nanjye, sibyo? Ngwino ubanze uganire nanjye tugire ibyo twemeranyaho. Sinaryimana wa mugabo we, izina ry'Imana nanjye nushaka kunshyira mu mubare wabo ugomba kwica. Siko umugore ashobora kuba yamaze gukeka ko turi guhiga igikobwa cye. Urabona ingaruka zo kutagaruza ira flash. Ariko wenda kurenganya no muri byose amakosa n'umwana wanjye. Ndakurenganya. Boss, birashoboka cyane ko yaba yabimenye ko ari we turi gushaka, cyane ko umuhungu wa mutari muri bari abantu bafite flash turi guhiga. Barana ko ibintu kugenda bifata indi ntera kuva famille yawe yose iri kubyinjiramo. Mpamvu nyine tugomba kwigarura byanze bikunze ibintu bitaramera nabi kurushaho. Uri kubyumva neza? Cyangwa nawe urubyumviye? Yeah. Iriya modoka wumvisha ko ifite ikibazo mu mapine. Gerageza uyijyana mu igaraje kugira ngo ejo nzabone uko njya mu rugo. Bisa. Sheri, humura ibintu biraza kumera neza kandi ndizera ko n'inshuti yawe iraza kubona ubutabera vuba bidatinze. Sheri, mfite ubwoba, ibintu bimaze kuba binini cyane. Bazi ko n'ababyeyi bacu babimenye. Ese nk'ubu ngubu Shaffy abaye ari umuntu mubi kurusha uko tubizi, akaba yakora buri kimwe cyangwa akica buri umwe kugira ngo ibyaha yakoze bitazamenyekana. Sheri, wowe humura ko byagenda kose, ugomba kumekinga sure ko ngiwe nawe tumeze neza kandi tuzabivamo mu mahoro, sibyo? Kandi hari ku bwawe, sibyo? Kandi nyine ishime mbibone ku isura. Naho Imana pe, gusa Imana basiyumva amasengesho yari ino. Ese uhangayikishijwe n'iki ubundi? Ntabwo n'umwe icyo guhangayikishije, wahatuje gushyira umutuzo. Nanjye sineza impangayitse pe, gusa iyo nababaye bigeze aha cyane hari ikintu kibi cyo kigiye kuba. Umva Paula, humura utuze kandi unyizere, ntacyo kizakubaho, sibyo? Niba hari ikintu kibi kiba wowe nta kizakubaho kuko ndi hano ku bwawe, sibyo? Ngomba kukurinda nkuko wasezeranyije mama wawe kuzataha uri amahoro, ugomba kujya mu rugo uri amahoro, nyizera rwose, sibyo? Isezere bigeze ko utayipanze. Paula, weho nyumva kandi unyizere, sibyo? Niyo byagenda uko bitabipanze, izere ndi hano ku bwawe, wowe ntacyo uzaba, uzabisohokamo amahoro kuko ndagukunda, sibyo? Kandi nyuma yo gukunda niteguye no gukora buri kimwe ku bwawe, iyo nsaba kwitanga nzabikora hakutaha amahoro. Rero tuza, ureke guhangayika,
umwenyure, urabizi ko iyo utari kumwenyura uba utari keza, sibyo? Yego. Tuza umwenyure. Yego. Okay. Seka nyine. Nshaka kubona useka menye ko wabyirengagije wabyibagije. Yego shije nabyirengagije. Seka nyine. Cyashaka ko ngusetse. Ya nasetse. Aye. Hari karimbo kavuga ngo ibazi iyo nzobe yawe zokanye n'igikara cyane. Sibyo? Ngatuza sibyo? Ndagukunda. Komeza useke. Iri guseka ubaye mwiza cyane, sibyo? Yego. Ibaza ko kawe nzokanye n'igikara cyane. Sibyo bari byiza? Byaba ari byiza cyane ndagukunda. No don't worry muzagira ikibazo na kimwe, sibyo? Yego sheri. Nonse sheri, ibyo byose nibirangira neza kandi yacu ko abantu ntizakomeza. Imana nidufasha bikarangira neza rizabonye ubutabera, nzishima nzanezerwa, ubundi duhite twikorera ubukwe, nshimishe mama wanjye na musaza wanjye Izere. Uzi ukuntu Izere yahoze ambwira ngo nindamuka nijyanye atari we nanze bizamubabaza. Nonse sheri, cyagiye bitugendekera nk'uko twabishakaga, kubana kwacu byari kumubaza. Oya, cyageze ko hari impamvu se. Ese we, njye murabona nzajya mbuwanyu, muzajya muntererana mukigira muri izo si zanyu. Niko murabona tudafite ahantu heza ho gukinira se? Ibyo nibyo gusa wagira ngo anga habera ama event. Nyine nimuze twikinire tube twirengagiza n'ibibazo dufite. Buri Imana itanga ishatse kandi nta wamenya, wasanga ibintu bigenze nuko tutabipanze. Rero mujye mwinezeza, mujye mufite igihe n'uburyo bwo kubikora kuko nta wamenya cy'ejo hahishe. Sebani bro, ubu ni umwanzuro wa nyuma wo gukora? Yego wenda birumvikana nicyo wagakoze nako bigomba kugenda, ariko ngiye kuri njye ndumva waba ubyihutishije. Mani niba nshaka gutabara ubuzima bwa benshi, bashobora kuzira yuko bamenye ububi bwa papa, mfite kubikora nkemera nkagenda ngafunga, ariko nka making sure yuko iriya nyamaswa nayo yafunzwe, buri wese akazira icyaha yakoze.